usukuti rwara wuki mukama kugira ngo tubaje kuvura abantu iyo imbaraga zigatangaza nifashisha iyi Bibiliya uri kureba no muri Amerika nazi twahajyayo ni abakuru batuyobora ndasa n'ugifite byinshi byo kubaza izi mbaraga ziba zabo Ngujyane muzi byo kumuryamisha huko mumeze neza birumvikana nibyo tubifuriza umunsi kundi aho muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi mwahisemo kudukurikira ndi mu majyaruguru y'u Rwanda nifuje n'ubundi uyu munsi kongera gusura bamwe mu bavuzi ba gakondo ndi kumwe n'umuganga agiye gutangira twibwire hanyuma tuze no kumva no gusobanukirwa ibirebana n'ubuvuzi bwe muri rusange muganga muraho neza muraho cyane murakoze nitwa Nshimiyimana Faustin aba ndi umuvuzi gakondo ubu nkorera hano mu majyaruguru mu karere ka Musanze ndi umuvuzi ukoresha ubuvuzi gakondo nahawe n'abakurambere baba gakondo iwacu kurambere yacu hari n'undi muvandimwe hano muraho neza muraho mwebwe mwitwa nitwa Ndayishimiye Emile nkaba nanjye ndi umuvuzi gakondo mfasha databuja akaba yaranyigishije kuvura ni njye ujya kumushakira imiti byanaba ngombwa nkamufasha abarwayi muganga reka rero nkitunguka hariya nigeze kumva umuntu wasakuzaga n'amaso yanjye nanabyiboneye uburyo bwo kumuvura uriya muntu yari afite iki kibazo ko yasakuzaga cyane zirangwara zitwa gute bigenda bite kugira ngo abashe kuvurwa murakoze cyane uriya murwayi yararwaye ibisazi bamurozi wabonye kubushobozi n'iki ko twakoresha uko dushoboye kugira ngo tumuvure dufatanyije n'imbaraga z'abakurambere nahawe n'abakurambere nibo wabonye nafashije ubushobozi bwose nakoresheje wabonye kandi mfatanyije n'abakurambere ubu imbaraga z'abakurambere biba bishatse kuvuga iki imbaraga z'abakurambere ni imbaraga zikomoka gatanga igatanga n'abakurambere bagira niho bakoreraga izo mbaraga rero nizo dukoresha kugira ngo tubaje kuvura abantu iyo imbaraga zigatangaza nifashisha iyi Bibiliya uri kureba hamagara abakurambere umukurambere wanjye akansobanurira ibyo ndi bukoresha ni kuri wabonye ndi guhamagara abakurambere nyawe wabibonye
ubukurambere n'uma ibyo nkoresha. inshuro nyinshi abakora ubuvuzi nk'ubu mukora usanga baba bahabwa ya mazina yo kuba ari abapfumu n'andi afitanye isano nayo, byaba bisa nk'ibidasanzwe gusanga Bibiliya muri ubu buvuzi bwanyu, muhurira he na Bibiliya, bigenda bite? Bibiliya, iyi Bibiliya ubona nayisigiwe n'abakurambere no bakoreshaga cyane, bakoresha imbaraga za kundi za Bibiliya. Muri ubwo buryo iyo nkoresha imbaraga nahawe n'abakuru niyambaza Bibiliya, uko na Bibiliya uvuga umurongo wa Bibiliya imbaraga zose urazitabaza kuri Bibiliya, ibintu byose umurwayi agahita yorera. Nizo mbaraga nkoresha. Nyobowe n'abakurambere. Bibiliya yaba ari inyuramo ubutumwa nigeze kumva mwakiriye muvugana na cyane urakoze. Cyane urakoze cyane, muri mirongo ya Bibiliya baranyobora, umukurambere aranyobora nkasoma kuri Bibiliya. Umurwayi rwose akorerwa. Murakoze. Hari yenda ubwo mpera kuri iyi Bibiliya, ariko hari n'ibindi mbona imbere aha ngaha nabyo mwadufasha kumenya. Ibyo ubona hano iyi ni umubavu. Ni umubavu? Uyu ni umubavu. Ni imbuto zawo. Izi ndazikoresha mu buganga. Iyi ubona nagafu nawe n'abakuru. Aka kava ku ishyamba, kava kure. Kava kure. Kava kure cyane. None wakabona. Gakoreshwa gate? Gakoreshwa iyo umurwayi aje afite amakare. Nk'uriya wabonye. Afite imbaraga za dayimoni. Akagacubye dayimoni. Ndagafata. Kamutera kamucuragira hose dayimoni n'ibisazi yari afite bikarya. Nizo mbaraga nzikesheje imbaraga nahawe n'abakuru. Ibona ni inama y'abakuru niyo dusomaho kugira ngo nabakuneka nawe wasoma. Nawe wasoma. Murakoze cyane. Nako bakurambye barajye gatwaye. Murakoze cyane. Aka kayoga rero ubona nako bakurambira. Inzoga burye barasabye mamiga soma Mungu wanjye. Soma Mungu wanjye. Iba yarasabye mama igasaba data. Inzoga burya turayifashisha. Okay. Haracyari n'ibindi turimo tureba. Ibibona rero. Ibi ni umuziga zirya. Ibi ni umuziga zirya niwo twiyambaza. Iyo umurwayi aje turutse mu irembo. Turabunaga abakurambere nkababaza bakambwira icyo ndi bukore. Ibi ni biri kubona. Iyo ubona uyu ni umubazi. Wakabaye kanu karimo. Akaba kita umubazi. Mbaza sogokuru. Nabwo ni sogokuru. Uyu murukumbwa aragiye kunanira. Sogokuru kanu. Akandi kubona. Okay. Ya, nubuvuzi mwaba mwaratangiye gukora ryari yenda kugeza uyu munsi? Ubuvuzi mbumaranye imyaka 2. Nabutangiriye ahantu bita Iburasirazuba. Za Kirehe. Kubera abakuru banjangira mu majyaruguru nibo banyobora ntago niyobora. Abakuru nibo banyobora. Ubu naje kuvura abantu mu majyaruguru. Niho abakuru banyoboye. Ubu uyu munsi amabwiriza babaha yo kuba mwajya n'ahandi mwahita mugenda? Nibo batuyobora. Nibo batuyobora, nubwo batubwira Tanzania, nubwo batubwira Burundi, nubwo batubwira Ethiopia, no muri Amerika. Nazi twahajyayo. N'abakuru batuyobora. Hari uburyo mwifashisha cyane cyane nigeze kubona hano hari inkoko bifasha iki? Inkoko kuriya kuyifashisha biba biri butanga iki? Inkoko ko bayibonye ni igitambo. Ni igitambo cy'abagizi ba nabi babaragira umunabi. Iyo bira wabonye twakoresheje byo gw'amaraso urugero ku gituro. Uwo gituro ibigeze ku gituro umutubone. Igice cyose ni kuriya bigenda cyo biterwa n'uburwayi. Biterwa n'uburwayi bwari bwo. Wowe ntabwo ari byo cyori. Biterwa n'uburwayi. Biterwa n'umurwayi wari we. Dufite imisi myinshi. Nahirimo. Naho ubona ipfundikiyemo. Ntabwo ari ubusazi tuvura gusa.
uwo barogeye uwo bibye uwo barogeye umwana uwo banyaze inka zawe bazibye waza nkaguha umuti wanananyira bakunyaza umurima uraza nkaguha umuti uguze umurima ahantu umuntu ashaka guhemukira uraza tukaguha umuti kurisha abakurambere. akenshi abakora ubu buvuzi ubusanga nyine bitwaye amazina, hakabamo n'abavuga ko hari igihe usanga abantu buno buvuzi bwa gakondo hari n'ababukora mu buryo butari bwo. Mwebwe bihagaze bite? Twebwe bukora mu buryo butari bwo, twe kubera ubuvuzi bwacu gakondo buremewe, dufite n'ibyangombwa n'ibintu byo kurambira, dufite n'ibyangombwa ngo wabibonye, ubonye ko nambaye n'umudahari wabonye. Buri bwacu buremewe na minisitiri aratuzi, hose baratuzi. Ntabwo ari ubuvuzi bumwe bw'abapfumu babeshya abantu, oya. N'ubundi akenshi usanga bijya byitwa gutyo. Oya biratandukanye. Twe dufite muhungu wanjye, twe dufite n'ibyangombwa umuhungu wanjye zo kukwereka, dufite na certificate cyane, twaranahuguwe, duhugura n'abandi rwose. Izindi ndwara mushaka kuba muvura cyangwa se ubundi buryo mufashamo abantu n'ubuhe? Izindi ndwara, umudamu wabuze urubyaro ubu turamuvura, uwasima iyo twe nta rwose turayivura, ubugumba turabuvura, agatembwe akunda ubufasha. Agatembwe ubwo ni ukuvuga agatembwe bya bindi by'umu abadamu, urabona abadamu oya umuntu uhumeka udahumeka neza, ibyo tufite umuti abakuru barabivura cyane, ni nko kurebaho. Biriya byo gukarabya amazi asanzwe umuntu ukabona abaye amaraso biba bivuye ku ki? Bishatse kuvuga iki? Gukarabya amazi asanzwe umuntu hanyuma ukaza kubona yabaye nk'amaraso, biriya ni abakuru, ni abakuru mwana wanjye. ese abo bakuru baba bahehe? Abakuru bakuru bakumva bakuru karagwe ujye wumva karagwe muri Tanzania ujye wumva naho umwana wanjye. Biba bivuze ko buriya nubonye mbahamagara dore nibo nahamagara wabumvishe nibo nahamagara. Binyura bite muri iyi Bibiliya ku buryo habasha kumvikanijwe? Ibi ni ibintu naho reba ukuntu indege ihaguruka mu kirere n'ukuntu inkuba ikubita umuntu, ni muri ubwo buryo. Uko indege ihaguruka ku kibuga ikagenda, uko inkuba zigakubita umuntu, niko ijwi ryayo rigenda. N'ubuhanga, ni ubuhanga buba bwihariye, ni ubuhanga bwihariye. ndasa n'ugifite byinshi byo kubaza. Izi mbaraga ziba zavuye, izi mbaraga rero kuri mbaraga zo kuri karagwe zabaza isekuru wazuye bakoresha imbaraga. Izi mbaraga n'umudu w'umugabo bidasarongo wo mu Bugesera, Sarongo wo mu Bugesera rero umupfumu haye zira mbaraga yampaye zire ntumubona Sarongo ujye umwumva wamuzana buriya hano. Sarongo namukandagira imbaraga zanje wazimuhaye yampaye zire zize buriya Sarongo namukandagira namuzana namuhindura namu Sarongo wo mu Bugesera namukineze. Kandi twerekeze ku musozo, mwongere mutubwire ni izihe ndwara mushobora kuba muvura, hanyuma ubundi dusoze. Tuvura indwara nyinshi n'ababasha gusoma twabana, ndaguha n'ubutumwa uzazibampera abantu. Ndaza kuvuga tuvura ibisazi, tuvura abagore bava, tuvura agatara, tuvura abantu, tuvura imyijima nani umuntu bibye. Ibyo byo ni nko gukoza igare ryawe baritwara rijya kugera hariya, iryo twarigaruye kare
ako kanya abakurambere bita babigarura tuvura w'abantu ubona bari kuvuga kugenda ibyo ni ako kanya abakurambere babivura muri make rero nta ndwara n'imwe ntavura indwara ibaho abantu bananiranye batuyoboke tubavure hirya no hino ku isi yaba Aziya yaba Amerika yaba Afurika yaba nta indwara ibaho yose turayivura.